itangazo nshango mutahana tuvuge ngo amen twavuga ngo amen iri ni itangazo reba ababyeyi bakunda abana iri ni itangazo reba abahungu bakunda abasheri babo n'abakobwa bakunda abasheri babo ugenda ubwira umusheri wawe ngo dukizwe tukiri aha ngaha kugira ngo nitugera hari ahantu utazansakuriza ndi mu gituza cya Aburahamu uriho kandi ntibizabishoboka kandi mwumve ahantu ushobora kubona umwana ari harira ahamagaza papa akabwira ngo papa ngo ari mu gituza reba nanjye nka mutoni wanjye haguruka ari he reba nkuriya mukobwa ni muntu ukuntu ari mwiza si we wa mbere nawe ariko Yesu samukado urukundo rugaruke mu bantu mu izina rya Yesu Bibiliya zacu tujye muri Luka ibice 18 n'umurongo wa 18 hanyuma ndaza gusaba abantu turi kumwe hano umwanya muto ngiye gukoresha tuze gusoza dusengana amen amen se turi kumwe amen ese Dawudi yigeza akoraho Dawudi byagenze gute mu materaniro nuzawugira amateraniro uzagerageza urebe ko nawe wakoraho konsengera ngo yagiye arahari haleluya ninde muntu ushobora gusoma ikinyarwanda neza hanyuma tuganire mu iminota mike cyane ndashimira umukozi w'Imana wambanjirije Imana imuha umugisha ari jambo ryo mu migani byamfashije cyane cyangwa mpora ndisoma cyane umuntu ntabwo tuzigera tumumenya kubera ko abandi bamutubwiye ahubwo tuzamumenya bitewe n'imyitwarire yiwe amen icya kabiri ntuzigere na rimwe utekereza yuko birashoboka ko social media ishobora kugira umusitari ariko ibintu byose uriho hubaka biza fondasiyo yabyo ni imyitwarire amen twavuga ngo amen amen Dawudi natambuka ase nkaho aze kugira turebe nawe twumva uko bimeze turamukunda cyane n'Imana imuha umugisha amen reka dusenge kugira ngo tuganire no jambo Mana mu izina rya Yesu uri Imana ishobora byose twaje hano gushaka mu maso hawe ndagusabye ndakwinginze kugira ngo ijambo rigiye gusomerwa hano rikora imirimo n'ibitangaza mu buzima bwacu uhereye kuri jewe ugiye kurivuga abaryumva n'abadukurikiranye online ni mu izina rya Yesu amen amen suhuriza umuntu muri kumwe niba nta kibazo mufitanye mubwire ngo turakwegereje mu nzu y'Imana amen ubundi wo muzabona mukoraganye cyane mufitanye ibibazo mutajya musuhuzanya uzawugerageza umuzane hano kugira ngo umusuhurize hano wenda bizakomeza nibigera hanze urebe ko byagenda bikomeza haleluya twongere dushawutiza haleluya nka zitatu haleluya ngwari kwibihe ese Dismas namubonye hano muzanye mwicara hano imbere abantu bashoboye kuririmba kubera ko natwe dushoboye kubwiriza namwe murabe no kugira ngo twuzuzanye tuvuge ngo amen ndegereza president w'i Burundi Imana iguha umugisha ndegereza abakozi b'Imana twateranye hano umuntu ufite ijambo ry'Imana nasomere Matayo 18:18 tugiye kuvugana ku makuru y'abakire hanyuma niba utarakira Imana iguhereza ubukire mu izina rya Yesu amen tukuze amen cyane ariko ubanza hari n'abatabikunda niba utabikunda urebe ukuntu uzakorera abakire kuko nabyo ni bigira ritime ariko ndavuze ngo niba Imana igitanga ubukire nawe biguhereze mu izina ya Yesu somera twumve 18:18 navuze Luka 18:18 navuze Luka 18:18 Matayo nawe ndamukunda ariko ubwo wamusoma nawe yamusobanura
kubera ko nateguye Luka. Haleluya. Nta muntu urahagera 18. Umutwara aramubaza ati, undaze kundebera 19 n'umurongo wa mbere. Umutwara aramubaza ati mwigisha mwiza, nkorene ngo mbone kuragwa ubugingo buhoraho. Nakorane kugira ngo mbashe kuragwa ubugingo buhoraho. Yesu nawe aramusubiza ati, unyitira iki mwiza? nta mwiza keretse umwe, nta muntu mwiza keretse umwe, ni Imana. Komeza. Uzi amategeko ngo ntugasambane, ntukice. Wiza amategeko. Uzi amategeko ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukabeshyera abandi, wubahe so na nyoko. aramusubiza ati, ayo yose narayitondeye, narayitondeye uhereye mu bwana bwanjye. Yesu abyumvise aramubwira ati, Yesu ngo abyumve gutyo, noneho ushigaje kimwe, ikintu kimwe gusa. ibyo ufite byose ugenda ufata imitungo yawe yose ufite, ubigure uha abakene. ubifata ubigure, cyangwa se ugenda ushaka abantu bakeneye ubibahereze. Imana iguhe umugisha. Somera muri Luka nanone 19, naho ngaho nyine ukomeze kugira ngo turebe aba bagabo. 19 uhereye ku murongo wa mbere. Yesu agera i Yeriko. Yesu ngo yinjira mu mujyi witwaga Yeriko. Arahanyura yigendera. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo. Habagaho umugabo witwa Zakayo. Yari umukoresha w'ikoro mukuru. Kandi yari umutunzi. Cyambere ashaka kureba Yesu. Uwo mugabo ngo yitwa Zakayo, icyambere ari umutunzi. Amen. Yari umukoresha w'ikoro. Icyakabiri akaba umukoresha w'ikoro. Ni nk'uwavuga ngo umuntu ukorera muri Rwanda Revenue no munsi. Yego? Komeza. Ashaka kureba Yesu ngo. None uwo mugabo Zakayo kubera kubera ikibazo yari afite, ngo atekereza kugira ngo azarebe Yesu. Bisa nkaho bimugoye, ariko abigenza gute? Ngo amenye uko asa. Yesu kwasa. Ariko ntiyabasha kuko abantu bari benshi. Kubera ko abantu bari benshi. Kandi ari mugufi. Kandi ngo yari mugufi. Arirukanka ajya imbere. Genda bukeya aho ngaho. Arirukanka ajya imbere. Yurira umuvumu. Rekera Imana guumugisha. Amen. Amen. Ubundi nashaka kugira ngo mvuge n'abantu batatu. Tuvuge ngo amen. Amen. Negereje umukozi w'Imana ruboneka. Imana iguhereza umugisha. Amen. Aba ni abantu bose twagiye dutaramana, iyo mbabonye hano ndanezerwa cyane. Haleluya. Ubundi tuvuge ngo amen. Ndagira ngo tuvugane umwanya mutoya cyane. Aya makuru nayatekereje, ndayasoma, nibaza impamvu Imana yampaye kugira ngo mbaganirize, mbabwire uyu musore hari ibintu bine namukundiye, kandi turaza gukomera Imana amashyi ko ibyo bintu bine yabishoboye, kuko abandi byarabananiye. Ikintu cya mbere ngo yari yaririnze yanga gusambana. Bariza umusore muri kumwe ngo wamaze gusambanya bangahe? Mubaze. Ese ko mutabazanya hari abatarabikora ngo tubasabire umugisha. Haleluya. Ikintu cya mbere ngo yari yaririnze yirinda kugira gute? Gusambana. Ikintu cya kabiri ngira ngo tumushimire, ngo yari yaririnze ntiyiba, ntabwo yigeze yiba. Kandi aha ngaha hari benshi bakoze igitangaza. Ariko Mana y'isi, umugabo umwe wabaga hano nigeze gukora ubucuruzi nkajya Dubai. Noneho ngo ngere Dubai, umugabo umwe ajyana amafaranga. Noneho twajyaga tugira ibyumba twajyaga turaramo, sharing room, ahantu twajyaga dukodesha tukabanamo n'abandi twagendanye. Noneho ngo twinjire mu cyumba twara abagabo batatu. Uwo mugabo umwe bakajya bamuvuga amakuru yuko ajya yiba. Umujura. Kwara umujura. Nari mfite ibihumbi bigera kuri 11, kandi byari bingoye icyo gihe muri 2008 ibihumbi 11 by'amadolari. Niwo mutungo nari nibitseho, niwo wari umutahe wanje. Noneho ndavuga ngo uyu mugabo ko kwari umujura, ndabigenza gute kugira ngo shobore kuzarangura ejo? Sinshoboye kuko nari mfite ibitotsi. Cyambere cyo nari mfite ibitotsi. Oya sinayiziritseho.
umutima wanjye urambwira ngo reka mfate ipantaro yiwe bare unshyiramo amafaranga kuko ntabwo ari bushobore kuza kwiyiba. Mfata amafaranga nayo mfite mu mufuka wanjye gato ndagenda nyabitsa mu mufuka wiwe aho yari yamanitse ipantaro. Ndavuga ngo mu gitondo ndaza kuko nari nzi yuko byanga byakunda ari buze gusopa ipantaro yanjye. Ubwo nabo bwari ubwenge mukomera Imana amashyi. Haleluya. Ndayafata amafaranga ndayafata neza ngo nyafate neza nkazajya ntekereza nkareba aho nkomoka nkareba ko atari data wampaye umutahe nkareba imisozi nazengurutse nkareba ibibazo biri mu muryango nkareba abana 11 bandi inyuma tuvukana bose bari muri segonderi. Ndavuga ngo none umutahe barawujyanye. Fata amafaranga nari mfite nyabitsa nyashyira mu mufuka w'ipantaro yiwe ndayamubitsa atabizi. Ngo buke mu gitondo ngo mbyuke sanga amafaranga yanjye ari amahoro. Tuzamure Yesu cyubahiro. Haleluya. Icyakabiri uwo musore ngo yari afite ntabwo yigeze agira gute. Abataribye ngo mugire murabizi ibyo mwakoze muri za minerval bakazajya baguhereza amafaranga ngo ugire gute ukavuga ngo bayibye. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Umwanko wanjye umwe kubera ikibazo twagiraga ikibazo cya minerval nanjye nize ku bigo byinshi banyirukana. Rimwe ndagenda ngo amafaranga ngere ku ishuri bayibe bamaze kuyiba mpamagara wajyaga antera inkunga kuko hari abantu bajya badutera inkunga ariko habana mucezo akayaguhereza yabanje kuyavugiraho ngo mu telefone mubwire ngo none we amafaranga bayajyanye. Arambwira ngo nawe ugende urebe umwana warangaye nkawe uyibe. Bari kwibihe ibikakumare imbaraga z'umutima ariko we ari kwibihe ibikakumare imbaraga z'umutima ari kwibihe ibikakumare imbaraga z'umutima ibihe we ari kwibihe imbaraga z'umutima ibihe we ari kwibihe n'ibikakumare imbaraga z'umutima ariko we ari kwibihe n'ibikakumare imbaraga z'umutima. Haleluya. Ikintu cya gatatu ngo yagiraga ngo ntiyigeze abeshyera abandi mu buzima bwiwe mu busore bwiwe. Nawe tekereza mutima wawe abantu maze kwikoreza ibibazo ugenda ubahumanya mu bandi. Ubu ngubu ibibazo dufite ntabwo dufite ibibazo y'ibyo twakoze, dufite ibibazo by'abantu bagenda batwambika amasura mabi mu bandi. Ndakurahiye ubugira abantu benshi ugira aha ngaha hari umuntu wafashe akaba kwicamo. Haruzi. Haleluya. Dufite abakobwa benshi ubukwe bwarapfuye kubera abandi gusa baragiye barabahumanya bakamubwira ngo uriya akamubwira ngo ajya sambana gasa kandi ubwo nta namusambanye ariko akavuga ngo ajya sambana. Mureke tubashambure abantu bajya bagira amagambo. Mureke tubashambure mu izina rya Yesu. Haleluya. Mbonye batazitengera ngo mwe murorohewe. Mwe murorohewe. Ariko yewe ibihe bizashika abami bahinduke abantu benshi bazibagirwa jambo ifatiro. Imana zigaragare hano hantu wigaragaze nk'Imana byongere bimenyekane kuri Imana yacu. Turagutaramiye Mana we.
ndaje ngureze tuzamurese cyubahiro haleluya amen ikintu cyakane yarafite nshaka kugira ngo mbabwire amakuru hama niturangiza turebe ukuntu twakwirukanka kandi none muze kureba ukuntu twirukanka twegera barabayobozi kubera ukuntu nyine batugiriye neza naje nshaka gutarama muri gufata muka igitaramo nyine mwarakihariye icyo kintu mu cyumve amen haleluya dukwiriye gutarama ukazajya utarama ugagenda agashati kagenza ukundi kubera ko n'abajya bataramira mu tubare baratarama haleluya uyu musore yari afite yakoze cyiza twamushimira ngo yajyaga yubaha se na nyina yajyaga yubaha ababyeyi kandi muri urubyiruko kandi hari abo ndiho mbona hano bagoranye mutajya mwumvira baso na banyuko mwagoranye ariko mu izina rya Yesu kubera ko twataramye tukamenya amakuru y'uyu musore namwe muhindukire mubumve mu izina rya Yesu icyakabiri mugomba kumenya impamvu ndiho mbahatira kugira ngo mwubahe baso na banyuko no kugira ngo uzatinde mu isi iryo ni itegeko rya kangahe rya kane niba ujye ubona utubaha so na nyoko utangira utegura isanduku utangira ushake n'abantu bagomba kuzaguherekeza kuko nta minsi ufite mu isi utazagora abantu kandi utarubatse ababyeyi kubera ko iyo utubashye umubyeyi umunsi wa mbere mu minsi yo kubaho uri ugenda ukuraho umwaka ayo makuru yakunda kandi arakenewe twavuga ngo amen haleluya haleluya ibyo ni ibintu mushimira uyu musore yakoze kandi simbizi gusa ko tuzahurira mu ijuru kubera ko amakuru hariya aho twarangirije hari ikintu Yesu yashyizemo aravuga ngo ibi byose warabikoze ariko ufite ifaranga ndagira ngo mbaze hano kuko ndabizi ko mwese nabonye benshi bafite amatelefone ama smartphone ndagira ngo nkubaze ni ryari kofi yawe wari bwabone ibihumbi 10 umutima wakabubwira ngo bino bihumbi 10 simbirye genyine reka ndebe mugenzi wanjye dusangire kandi ibyo bintu niba utarabikora Imana yo gusingiriza miliyoni nta kintu uzakora giri mu butayo nigeze kubwira umugabo umwe ndamubwira ngo umuntu tutigeze dutangira ikofi nitukanasangire n'umugisha wanjye narababaye bashumba mu minsi ishize hari isomo nize cyane nagize gutyo umuntu aranyandikira simuvuga izina kuko mushobora kuba munamuzi ariko ndamubabariye simvuze izina aranyandikira nsanga twaheruka kwandikirana muri 2019 ngo anyandikire ambwira ikibazo yari afite kandi gikomeye kandi ashaka kuvuga gira gutya kanda akanyenyeri hara natwe tujya dukanda akanyenyeri pa karagenda kamaze kugenda hashira amezi abiri yongera nkubita ikindi kibazo mu mezi abiri ntazi niba ngikora ntazi niba yongera nkubita ikindi kibazo ndavuga umutima urambwira ngo ngera umugerageze ndongera ndagakanda karagenda hacu kundi kwezi n'iminsi 12 yongera aranyandikira ngo noneho ngo turi mu bitaro we umutima wanjye urambwira ngo burya tugira inshuti zitatu hari inshuti tujya tugira zikunda ibyacu dufite nta kindi zikunda ibyacu dufite muri izo nshuti mureke tuzishamburiye niba utarambaza amakuru yanjye mbese ukicara ukaba utaza amakuru yanjye ntuzankere ku rubuga rwawe rw'ubukwe bwawe umuntu akakwibuka hashize umwaka ngo ufite ubukwe we mwabajura bawe abo tubashamburiye umuntu ntabwo azi ubuzima bwawe nta rundi gusa ugasanga yagukubise ku rubuga rw'ubukwe ngo ntwerera ntazi kukuguru kwawe kukiri kuzima biranashoboka yo kuri ugendera ku mbago ntazi yuko ariko mwana we ariko Yesu samukado urukundo rugaruke mu bantu mu izina rya Yesu
ngo mbabwire kugira ngo nsoreze ku mugabo witwa Zakayo, kubera ko nari kuza guhera muri Luka 16 ahantu ari kuza kubabwira amakuru y'umugabo witwa Nyamutunzi na Lazaro, ariko ayo ngayo sinza kuyakoraho kubera ko umwanya watujyanye. Reka nje kuri uwa musore. Ikintu cya mbere, ibintu bitatu yari afite bikomeye byiza cyane. Ikintu cya mbere ngo yari umusore. Iyo bavuze ubusore baba bavuze imbaraga, iyo bavuze ubusaza baba bavuze ubumenyi ariko buzira ubushobozi, buzira imbaraga. Noneho ugasanga ubusore nabwo imbaraga zirahari ariko nta bushobozi, nta bumenyi. Uriya mukozi w'Imana yababwiye ngo agize 50 n'ingahe numwe, hari ukuntu yajyaga asimbuka, usingisimbuka nawe uzahagera. Ayo makuru uyemera utayemera nawe uzahagera, ahantu uzajya utangira ukavuga ngo sinejejwe nabyo. Nushaka imbaraga zawe uzubahisha Imana, nushaka imbaraga zawe uzikoreshe mu Mana, kubera ko iyo byakomeye, iyo ibibazo byaje, iyo iwanyu baguhindutse, iyo imiryango yakuretse, iyo byaje, nta wundi musigarane uretse Imana yonyine. Haleluya, haleluya. Ikintu cya mbere ngo uwo musore ngo yari umusore, icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri ngo yari umukire. Icya gatatu yari umunyamugi. Yabaga i Yeriko, yari umunyamugi. Yagiraga ibintu bitatu. Oya Zakayo sindamugeraho. Umusore twasomye 18 hari ibintu bine navuze yashoboye. Mureba abakristo ba kino gihe. Amen, amen. Tukiri kuri uyu musore, murabizi munsi umanutse munsi ugeze ku murongo wa 19 hariya ngo Yesu yaramubwiye ngo ibyo bintu byose ko wabikoze wagize neza, ariko ufata ifaranga ufite, genda ufata imitungo ufite uyigurisha yose, nurangiza uyihereza abakene. Reka tubazanye kano kantu, niki uyu mugoroba Yesu ashobora gukoraho akavuga ngo hari akageso kawe kakugoye, agahita avuga ngo akakubwira ngo dore hari umuntu banye nawe imyaka nyinshi, mutima wawe arakugoye, cyangwa se hari akageso ugira ufite kakugoye, murano materanira akabwira ngo karekure, ukavuga ngo aho kugira ngo nihane nkareke ndataha gutya. Nawe niko byagenze. Namwe mutekereze, ndabizi ingeso hano zireze, nahari iwacu ziratugoye, muri Amerika naho zirahari kuko ho ziri no mu ifaranga. Ariko niki kintu uri utekereza Yesu uyu mugoroba ashobora kubwira agakoraho, yamara gukoraho akakubwira ugashobora kuba ufite umuntu, ukaba uri umukobwa ufite umugabo w'abandi, cyangwa se ukaba uri umuhungu ukaba ufite umugore w'ahandi. Uyu munsi uyu mugoroba akakubwira ngo dore ikibazo gituma tutagendana naka, akagakoraho, urareba bakarekura. Akora kw'ifundo ry'umutima wiwe. Nimuza gusoma muri Timoteyo wa mbere ibice 6-10, muza kwansomera muze kureba, haravuga ngo amafaranga yangaye. Hansomere twumve, ngira ngo ni Timoteyo wa mbere ibice 6, usome muri ibiri ijambo ry'Imana rubona, usome muri ibiri ijambo ry'Imana. Timoteyo wa mbere ibice 6 murongo wa 10. Ariko da mana we, tuzamurese icyubahiro. Haleluya. Aramubwira ngo genda ufate amafaranga ari muri account yawe, nawe urebe uyu mugoroba Imana ikakubwira. Ndabizi mwese abadafite account mufite mobile money. Fata mobile money yawe baguhereza ikanisa hano, dore ngizi zamuwa hano, dore kode ngiyi bakabwira ngo kanda kanyenyera aho ngaho, ifaranga zose ufite uzohereze hariya. Nurangiza ureke dutarame, duhite dutarama gutya usirimbe. Kandi ndabizi ubu ngubu nawe hari Imana iri kubwira, none ufata amafaranga yose ugize gute, ukanda kanyenyeri uyohereze kwa Jackson. Kandi numara kuyohereza unezerwe. Umuhungu areba Yesu aramubwira ngo niba ruko bavuze. Kandi ubwo ngubwo yaramaze iminsi amaze kumenya amakuru yabereye i Yeriko, yaramaze gukiza Bartolomayo, yaramaze kumenya ko Yesu ari umusitari. Aravuga ngo uyu muntu namukurikira, ariko akora ku muzi, akora ahantu hadakoreka. Aramubwira ngo fata amafaranga, fata ku mafaranga ufite,
gato fata kuri amafaranga gutya kandi nawe urayagize cyangwa wabwira ngo tanga kontake afata kontake uyihereze Museveni somera twumve wa mbere ibice 10 ibice bitandatu n'umurongo wa 10 haravuze ngo koko gukunda amafaranga ego nijo wasoma naho tuzamura ibiganza tuzamure Yesu haleluya haravuze ngo koko gukunda amafaranga munyumvire kuko gukunda iki amafaranga niyo nkomoko y'ibibi byose niyo nkomoko y'iki y'ibibi byose byose komeza urangize neza muzajye mumenya amafaranga wayabonye kuyararikira kwatumye bamwe bateshuka bareka Kristo ubu burekeye aho ngaho ubu dufite abakobwa bamwe aha ngaha ubusugi bwabo bwatakaye kubera amafaranga ubusugi bwabo akareba akavuga ngo sindi bumurekure kandi kubera icyo ashaka ahoramo amafaranga ariko icyo ashaka arashaka ko turyamana ubu dufite abantu hano aha ngaha ubusugi bwabo butatakaye kubera ko yakunze umuntu bwatakaye kubera ko yakunze amafaranga uwo muntu afite ariko Yesu umwana w'Imana tugiriye neza haleluya tika dufite abantu ahangaha batagukunze yewe muntu uri ahangaha bakunze ifaranga zikuri umunsi wagenze ibirenge mwasongera kubona nawongeye kubona imodoka dufite abantu ahangaha iyo utamwoherereje ka mituyu ntabwo agupostinga were wakabure akanyenyeri utagakanze urukundo rugakama mureka abo bantu tubashamburiye mu izina rya Yesu haleluya dufite n'abandi iyo gusa akanyenyeri kaje gutya ahita mupostinga ngo uri umuntu w'umugabo yabaye umugabo kubera ko yagoye amafaranga areka ngo uri umuntu w'umugabo areka kuki mutarapostinga umukristo muvuga ngo uyu ni umukristo mumupostinga kubera ko ari umukristo ukamupostinga kubera ko yaguhaye ifaranga kandi uzi abakristo ko bahari kuki utarapostinga uvuge ngo uyu muntu ubukristo bwiwe ndabwemera kubera iki mwarangiza mwarataramye mubo muri abanyamasengesho abantu bazi ngo muri abayumbe oya umuzi wose igitabo cy'imigani kikavuga ngo kubera ko umutima w'umuntu ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri ngo n'umutima niho tuvuge ngo amen umuntu akagupostinga ngo kubera ko wamwohereje 30 mukaba inshuti umuntu aramuka agupostinze kubera ko wamwohereje amafaranga uzamenye ko umunsi yayabuze ntabwo azagupostinga bari kwibihe ibikakumare imbaraga z'umutima ari kwibiye n'ibikakumare imbaraga z'umutima ari kwibiye n'ibikakumare imbaraga z'umutima tuzamure Yesu icyubahiro haleluya mureke dutere hariho zitatu zo kugira ngo abantu basubirane urukundo rwa vrai umuntu akagukunda ngo kubera ko mutaryamanya akakwanga ngo kubera yuko ngo yaransuye kangahe ngo umukobwa ngo yihagazeho ngo none ngo reka mureke akajya ugusebya ngo ngurindaye kubera ko nawe wihagazeho mwihagarareho abakobwa b'abanaziri mu izina rya Yesu haleluya mugire gute mwihagarareho tuzamure Yesu icyubahiro atukuzo ubuzima
Paulo yigeze kuvuga aravuga ngo namenye gusonza menye uburyo mbyitwaramo, namenye no gukira uburyo ngomba kubyitwaramo. Jewe king ibyo byose nabiciyemo, namenye gusonza, namenye gutukwa, namenye gusuzugurwa, namenye gukira. Nta kintu na kimwe ubu wambeshye. Ndiho ndavuga ngo nawe umugisha Imana igiye kuguha mu izina rya Yesu. Uwo umugisha ukwegereza Imana, ntuwo umugisha ugutandukanya n'Imana. Uyu musore wari ufite amafaranga yanga gukurikira Yesu kubera amafaranga, yibagize isoko y'amafaranga aho ituruka. Reka dushamburiye kabisa, twagiye. Dore muzamura Yesu cyubahiro. Haleluya! Haleluya! Mureke turebe ukuntu twakwikuraho inshuti mbi. Turebe ukuntu twakwikuraho inshuti mbi. Iyo bitagenze neza ni uhinduka akagenda akagusebya kubera ko amafaranga yagize gute yashize. Tuzamure Yesu cyubahiro. Amen. Haleluya! Haleluya! Ariko ndatangaye. Arangije aramubwira ngo Yesu ngo kugira ngo ufate zino faranga zitange, aramusezera. Aramubwira ngo genda. Uyu munsi Yesu akubwira ngo reka ugatabunywa. Akakubwira umutima uyu mugoroba akakubwira ngo dore usigaye unywa itabi. Akakubwira ngo dore usigaye uri umusinzi. Reka unkurikire. Rekura ugire gute unkurikire. Akakubwira ngo dore uri umukobwa ariko urashaka umugabo, reka gusambana kugira ngo nzaguhereze uwawe. Uyu mugoroba agahita bikubwira, umutima niba uriho ubikubwira ntubitahane, utahe wafashe ikindi kimezo mu izina rya Yesu. Amen. Twasomye muri Luka 19 uhereye ku murongo wa mbere. Batubwira umugabo nawe yarafite ibintu bitatu bikomeye cyane. Ikintu cya mbere umugabo batubwiye ngo yari umukire. Icya kabiri iyo ukomeje munsi bavuga ngo yajyaga yiba imiso, yajyaga atoza amafaranga menshi. Icya kabiri bajyaga bamumenyeraho Zakayo ngo yari umujura. Icya gatatu bamumenyeragaho yari mugufi. Yagiraga ibintu bitatu. Icya mbere umukire, umujura, mugufi. Aka kantu nahise ngatekereza. Zakayo yarafite ibintu bitatu bimuranga. Wagera Yeriko mu mujyi w'Yeriko wavuga ngo kuko bazakayo bari benshi. Kugira ngo menye Zakayo nshaka ukabanza gusobanura ngo ikintu cya mbere ngo uwo mugabo ndiho nshaka ngo ni mugufi. Icya kabiri ngo ni umukire. Reka tubazanye natwe. Tuvuge ngo amen. Buriya Bibiliya yarabisobanuye nta kintu yasize. Igivuga ikavuga ngo turi inzandiko zisomwa. Kandi izo nzandiko ntabwo bavuze ngo zisomwe nabo tubana hano mu ikanisa. Zisomwe n'abandi bantu. Urareba iwanyu uyu munsi wagushaka iwanyu wazi wanya akabaza amakuru yawe niki yakumenyeraho. Ugasanga no muririmbyi mwiza ariko no musambanyi. Amen. Zakayo nkuko nawe yarafite ibintu muranga harimo icy'ubujura. Ni umugabo w'umukire mugufi ariko w'umujura. Natwe tugira abaririmbyi beza ariko umusambanyi. Ugasanga no muvuga butumwa mwiza no mushumba ariko agira gute akunda amafaranga. Ugasanga no umugore atinze mu ikanisa no umudiyakoni mwiza ariko no umurozi. Murumva ayo makuru? Tubashambure abo bana. Ugasanga no umusore mwiza muremure ariko agira ishyari. Zakayo afite ibintu bitatu. Nawe reba ibintu umuntu yagusha umutima wawe ntabwo wawubeshye. Kuko dufite abantu hano bashobora kuba bafite ibintu bitatu. Agashobora kuba ari umusambanyi, akagira ishyari, agakunda n'icyubahiro. Bitatu. Mwamwumvise? Zakayo afite ibintu bitatu ariko hano mu materaniro hari undi muntu dufite nawe afite ibintu bingahe? Bitatu. Barezo muri kumwe ngo ufite bingahe? Ufite bingahe? Turebe uko twakugenza.
tabara itorero ryawe, tabara abantu bawe Mana we. Ninakonsoreza muhagarane hari Imana baho umugisha hagarara. Dore ukuntu ubwami bw'Imana bwubatse kugira ngo umugisha ugiye kuzakura hano ubashe kugira ngo uzakwegereza Imana, ntuzagutandukanya n'Imana. Iyo umuntu akirijwe twinjirana ku muryango wo kwihana. Kwihana, uyu ni kwa kwihana. Kwihana akagusingiriza kwizera, kwizera akagusingiriza mugisha. Izi ni inzego zitatu tugomba kubana nazo mu buzima bwacu. Ntuzigere na rimwe usaba Imana ngo iguhereze umugisha, umugisha uriho ushaka uri mu byaha. Iyo ubonye umugisha uri mu byaha ni nko gufata umwana ukamuhereza urwembe, anytime aritema. Ufashe umwana ukamuhereza urwembe umwanya wero wose. Niyo mpamvu iyo umuntu yahagaze, tugira abakristo benshi batonze kuri no rembo. Umwuka yigeze kumashura kino kintu arambwira ngo ugomba gusobanura kino kintu, kubera ko dufite abantu amasezerano yabo yanze gusohora. Ahangaha ni nka kwa kundi umuntu yavuga ngo uyu ni umudugudu, aka kakaba kagari, uyu ukaba umurenge. Nkuko udashobora gufata icyangombwa ngo ukivane hano ugisimbize ukijyane hariya hehe ku murenge utamanje kugisinyisha mu kagari. Ugomba kuva hano ku mudugudu bakabanza bakareba ngo eske sava anafa, uyu muntu arakwiriye kugira ngo abone umugisha. Nuva ku mudugudu, umudugudu umwuka arasobanura ngo n'umutima wawe ujye ukwagereza ukakubwira ngo ubuzima bwawe eske bumeze gute, bumeze gute, ubuzima bwawe bumeze gute. None wamara kuva ahangaha kwa kwihana, kwihana akaguhereza urwandiko. Umugabo nta bwenge yagiye nta rwandiko agira ngo arinjira uko abandi binjira. Dutere haleluya, haleluya. Yagera ahangaha bamuhaye urwandiko ruraje kwa mudugudu, aha ni kwihana, akahita rujyana kwa kwizera. Kwizera niwe nari gukoresha no kwambaye agapfukamunwa. Yagera kwa kwizera, aha kwizera akabanza akareba ngo se waciye hariya baragusinye, mudugudu yarasinye. Kwizera akabanza akareba ngo se nta shyara kigira. Ese aracyamenya amateraniro, aracyamenya amaturo, aracyatanga ibyacu mu ikanisa, baracyamumenya. Ibi bintu iyo utabi, dore itorero ikintu rijya ribeshya abantu. Umuntu ajya abeshya itorero ngo ari harajya mu ijuru, naryo rikamubeshya ngo riramuherekeje. Ukagera iwabo wa twese bakavuga ngo yari umukozi w'Imana. Kwizera akaguhereza urwandiko ukabona kujya hano kwa mugisha. Ikizakwereka yuko umuntu yabonye umugisha ataraciye muri zino nzego zose, ajya abona umugisha, yamara kubona umugisha akawusambaniramo. Ajya abona umugisha yatunga imodoka agatangira kuzajya yitereteramo. Hari n'abajya bazisambaniramo. Yabonye umugisha atarabanje guca kuri zino. Inzego eshatu uzitahane, inzego eshatu uzitahane. Reka dusenga Imana. Reka curanga tuve hano, shira hano rimwe. Curanga. Zamuka da.
hano tugiye gusenga mugihagaze. Reka mbabwire kano kantu ntabwo nagenda nakababwiye mukakamishuriye. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Umugabo witwa Zaka nari bubabwire umugabo witwa Lazaro yari ari kumwe n'umugabo witwa Nyamutunzi. Bose ngo barapfa. Bamaze kugerayo tuvuge ngo amen. Muri mwese nta muntu ntimufite abantu mukunda. Ntimubafite. Noneho ngo bagere kuzimu Nyamutunzi ahura n'umuriro. Amaze guhura n'umuriro ngo akazajya arangiza Lazaro hariya hejuru. Ari mu gituza mushumba ngo yari ari mu gituza cya Abrahamu. Muze gusoma muri Luka 16 niho hari. Noneho ngo arangije ngo akazajya avuza induru ngo akamubwira ngo fata agatonyi nibura utonyanyirize ku rutoki kubera ko ahantu ndiho ndashye. Itangazo nshango mutahana. Tuvuge ngo amen. Twavuga ngo amen. Iri ni itangazo reba ababyeyi bakunda abana. Iri ni itangazo reba abahungu bakunda abasheri babo n'abakobwa bakunda abasheri babo. Ugenda ubwira umusheri wawe ngo dukizwe tukiri aha ngaha kugira ngo nitugera hari ahantu utazansakuriza ndi mu gituza cya Abrahamu uriho kandi ntibizabishoboka. Kandi mwumve ahantu ushobora kubona umwana ari harira ahamagaza papa akabwira ngo papa ngo ari mu gituza reba nanjye nka mutoni wanjye haguruka ari he reba nkuriya mukobwa nimone ukuntu ari mwiza si wa mbere mutoni wanjye ukunda Imana kugira ngo nitugera hariya tutazabusha ngo amanuka hariya hasi ajye mu muriro nanjye nicaye mu gituza cyande cya Abrahamu. Mubwira abantu mukunda ati ntuzansakurize inzira byarasobanutse wakire Yesu nk'umwami w'ubuzima bwawe kugira ngo nitugera hariya ahantu utazazana kerere mu izina rya Yesu. Haleluya haleluya. Tugiye gusenga kandi niyo mpamvu nahamagaye umushumba ngo adufashe. Birashoboka yuko nawe hari akageso kakunaniye. Amen. Turuzuye twabaye twinshi. Ariko ndagira ngo muri ano materaniro nibura urebe muri bitatu ufite bakuziho. Nibura utangira uvuga ngo ngiye kurwana na kamwe. Amen. Kugira ngo akabiri kazakurikiraho uzaze nibura hari kamwe wakuyeho nibura tuzarwana na kandi ka kabiri kubera ko birashoboka. Iyo twamaze guhindura imyumvire tukakira Yesu kugira ngo atubere umuyobozi. Amen. Tuzamurese icyubahiro. Haleluya haleluya. Reka nakira umushumba tuyobore. Imana yo mwijiri bahereza umugisha. Amen. Mukunda Imana. Mumenye yuko nta kindi cyatuzanye hano kugira ngo tumenye ukuri niko kuzatubatura mu izina rya Yesu. Kari umushumba.